Ezekiyeli ibice 4 ashushanya Yerusalemu uko hazagotwa n'abanzi. Nuko nawe mwana w'umuntu, wishakira ibumba rishashe, urirambike imbere yawe, urishushanyeho umurwa ari wo Yerusalemu, maze ugererezeho kandi ukikizeho ibihome, urundeho ibyo kuririraho, kandi ugoteshe n'ingando, ushingeho imigogo y'urwicundo yo gusenya inkike z'amabuye impande zose. Kandi wishakire icyuma gikarangwaho, ugishyirireho kubera inkike y'icyuma hagati yawe n'umurwa. Uhangeho amaso kandi uzawugotesha ingerero. Ibyo bizabera inzu ya Isiraheli ikimenyetso. Maze kandi uryamire urubavu rwawe rw'ibumoso, urugerekeho igicumuro cy'inzu ya Isiraheli uko umubare w'imitsi uzaharyamira ungana, niyo uzishyiraho igicumuro cyabo. Kuko imyaka y'igicumuro cyabo nayikunganirije n'umubare w'iminsi, ariyo minsi 390, niko uzishyiraho igicumuro cy'inzu ya Isiraheli. Maze kandi nurangiza iyo, uzaryamire uruhande rwawe rw'iburyo, wishyiraho igicumuro cy'inzu ya Yuda, uhamara iminsi 40, umunsi wose nawukunganirije n'umwaka umwe. Kandi uzerekeza amaso yawe kuri Yerusalemu hagoswe, ukuboko kwawe kwambaye ubusa, maze uhahanurire ibi: dore ngushyizeho imigozi, kandi ntabwo uzahindura urundi rubavu kugeza igihe iminsi yo kugota kwawe izaba irangiye. Wishakire n'ingano na sayiri n'ibishyimbo n'inkunde n'amasaka n'amashaza, maze ubishyire mu nkono imwe, ubicucume bibe inombe. Iminsi uzaryamira urubavu uko ari 390, ibyo ni byo bizagutunga. Kandi urugero rw'ibyo kurya uzarya ni shekeli 20 mu munsi, uzajye ubirya rimwe na rimwe. N'urugero rw'amazi uzanywa ni inshuro ya 6 ya hini, nayo uzajya uyanywa rimwe na rimwe. Ibyo byo kurya uzajya ubirya nk'imitsima ya sayiri, kandi uzajya ubitekereshereza amabyi y'abantu imbere yabo. Maze Uwiteka aravuga ati, uku niko Abisirayeli bazarira ibyo kurya byabo byandavuye mu banyamahanga, aho ngiye kubatataniriza. Maze ndavuga nti, ye baba we, Mwami Uwiteka, dore ntabwo ubugingo bwanjye bwigeze guhumana, kuko uhereye mu buto bwanjye ukageza n'ubu, ari ntabwo nigeze kurya intumbi cyangwa icyatanyaguwe n'inyamaswa, kandi ntabwo inyama zanduye zigeze mu kanwa kanjye. Maze arambwira ati, dore amabyi y'abantu nyagukuyeho, nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, dore umutsima ni wo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu, ngiye kurukuraho. Bazarya ibyo kurya bagerewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagerewe bashishwa. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa, babe ubutarutana, babe abayuku baziziye igicumuro cyabo. Ezekiyeli ibice 5 yerekanisha umusatsi w'ibyago bizaba muri Yerusalemu. Nuko rero mwana w'umuntu, wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha, maze uyende uyinyuze ku mutwe wawe no mu bwanwa bwawe, maze wishakire iminzani yo gupimisha ubone kugabanya umusatsi. 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati igihe iminsi yo kugota izaba irangiye, kandi uzende 1/3 cyawo ugicagaguze inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzagikurikiza inkota. Uzahakure muke, upfunyike mu binyita by'umwambaro wawe, kandi uzende muke muri uwo uwujugunye mu muriro hagati ugurumane, niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isiraheli yose. Uko niko Umwami Uwiteka avuga ati, ngiyi Yerusalemu nahashyize hagati y'amahanga no mu bihugu bihakikije, ariko bagomeye amategeko yanjye, bakora ibibi kurusha abanyamahanga,
hakagomera amateka yanjye kurusha ibihugu bihakikije, kuko bahakanye amategeko yanjye n'amateka yanjye ntibayagenderemo. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, kuko muri inkubaganyi kurusha abanyamahanga babakikije, kandi mukaba mutagendeye mu mateka yanjye, ntimukomeze n'amategeko yanjye, cyangwa ngo mukurikize amategeko y'abanyamahanga babakikije. Nicyo gituma Umwami Uwiteka avuga ati, dore njye ubwanjye ndakwibasiye, kandi nzagusohozaho ibihano abanyamahanga babireba. Nzagukoreramo icyo nigeze gukora, ndetse ntazongera gukora n'ukundi, nguhoye ibizira byawe byose. Nicyo gituma ababyeyi bazakuririramo abahungu babo, kandi abahungu nabo bazarya ba se. Nicyo gituma ababyeyi bazakuriramo abahungu babo, kandi abahungu nabo bazarya ba se. Nanjye nzaguciraho iteka, n'abawe bazaba barokotse bose, nzabatataniriza mu birere byose. Umwami Uwiteka aravuga ati, ni ukuri ndirahiye, kuko wahumanije ubuturo bwanjye bwera, ibintu byawe byangwa urunuka n'ibizira byawe byose. Nicyo gituma nanjye ngiye kugutubya, ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe. 1/3 cyawe kizicwa n'icyorezo, kandi inzara izabagutsembaho. 1/3 kizicishirizwa inkota ahagukikije hose, na 1/3 nzagitataniriza mu birere byose, mbakurikiza inkota. Uko niko umujinya wanjye uzasohozwa, kandi nzabamariraho uburakari bwanjye bukaze, mbone gushyitsa umutima mu nda. Bazamenya yuko njyewe Uwiteka navuganye ishyaka ryanjye, ubwo nzaba maze kubasohozaho uburakari bwanjye. Maze kandi nzaguhindura umusaka n'igitutsi mu banyamahanga bagukikije, imbere y'abahisi n'abagenzi bose. Maze uzabera abanyamahanga bagukikije bose igitutsi n'inyuro n'akabarore n'igitangarirwa. Ubwo nzaguciraho iteka mfite uburakari n'umujinya, gucyahanye ubukana, ni njye Uwiteka ubivuze. Ubwo nzabarasa imyambi mibi y'inzara yo kubarimbura, niyo nzohereza kubatsembaho. Kandi nzabagwizamo inzara, n'ibyo kurya ari byo rushingikirizo rwanyu nzaruvuna. Kandi nzabateza inzara n'inyamaswa zikaze bikugira impfusha. Icyorezo n'amaraso bizakunyuramo, kandi nzakugabiza inkota, ni njye Uwiteka ubivuze. Ezekiyeli 6. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe ku misozi ya Isiraheli, maze uyihanurire ibi uvuga uti, mwa misozi ya Isiraheli mwe, nimwumve ijambo ry'Umwami Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira imisozi n'udusozi, imigezi n'ibibaya ati, dore njye ubwanjye ngiye kubagabiza inkota, ndimbure n'amasengero yanyu yo mu mpinga z'imisozi, kandi igicaniro byanyu bizahinduka ubusa, n'ibishushanyo byanyu n'iby'izuba bizahombarana. Kandi abantu banyu bishwe nzabahirikira imbere y'ibigirwamana byanyu. Nzarambika intumbi z'Abisiraheli imbere y'ibigirwamana byabo, kandi amagufa yanyu nzayanyanyagiza iruhande rw'ibicaniro byanyu. Aho mutuye hose imidugudu izahinduka imisaka, kandi insengero zo mu mpinga z'imisozi nazo zizasenywa, kugira ngo ibicaniro byanyu bisenywe kandi bihinduke ubusa, n'ibigirwamana byanyu bimenagurwe bishireho, n'ibishushanyo by'izuba byanyu bitemagurwe, kandi imirimo yanyu itsembwe. Nuko abishwe bazabagwamo, kandi muzamenya yuko ari njye Uwiteka. Ariko nzagira abo ndokora, kugira ngo muzagire abacitse ku icumu mu banyamahanga, ubwo muzatatanirizwa mu bihugu. Kandi abacitse ku icumu bo muri mwe bazanyibukira mu banyamahanga, aho bazaba bajyanywe ari imbohe, bamenye uko namenaguye n'imirimo yabo irarikira yanyimuye, n'amaso yabo abenguka ibigirwamana byabo, kandi bazizinukwa babitewe n'ibibi bakoreye mu bizira byabo byose. Nuko bazamenya yuko ari njye Uwiteka, kandi yuko iryo shyano nabateje ntarivugiye ubusa. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ati, kubita mu mashyi uhonde ibirenge hasi, maze uvuga uti, mbega amahano y'ibizira bibi inzu y'Abisirayeli yakoze byose,
kuko bazarimbuzwa inkota n'inzara n'icyorezo. Uri kure azicwa n'icyorezo, n'uri hafi azicishwa inkota, kandi n'usigaye nawe ari mu rukobo azicwa n'inzara. Uko niko nzabasohozaho uburakari bwanjye, maze muzamenya yuko ari jye Uwiteka, ubwo abishwe babo bazaba barambaraye hagati y'ibigirwamana byabo, iruhande rw'ibicaniro byabo, ku gasozi kose no mu mpinga zose z'imisozi, no munsi y'igiti cy'umwera gitoshye, no munsi y'igiti kiyumbije cyose, aho boserezaga ibigirwamana byabo byose ibihumura neza. Kandi nzabaramburira ukuboko kwanjye, igihugu ngihindure umusaka n'ikidaturwa, uhereye mu butayu bw'aherekeye i Dibura no mu buturo bwabo bwose, nabo bazamenya ko ari jye Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza